sasa rero nziye wowe Jean Paul Turayishimiye, uyu munsi ndagira ngo abakunzi ba Rita TV show twumve neza uyu bihemu yitwa Jean Paul Turayishimiye, ubuhemu yakoreye Beni Rutabana. Uretse n'ubugambanyi, ni ukuri ni n'umwicanyi pe, kandi ni n'umushinyaguzi. Aha, ugera kuri mushiki wa Rutabana ugatangira kumwikundishwaho, ariko ibyo ushaka ari ubugambanyi gusa. Kugira ngo umujijishe yuko ntamenye yuko ari wowe wagambaniye musaza we Beni Rutabana. Ibyo ariko ntarabivugaho neza. Nagiye mu kiganiro cyawe wakoze uri kumwe na Tabita, wamuzanye mu bugoryi bwawe, utangira kwitereka Robert wowe, ngo abanyarwanda bose n'abadiaspora n'aba opposition bagume bakora iki, mbese ngo bakubabarire yuko wafashije nde Robert w'igifobagane. Koko mu by'ukuri hari utazi akarengane Robert yakorewe muri iriya leta? Urinda wowe uvuga ayo magambo yose nk'aho bari bagucometse, ugafata ubugoryi bwose ufite ukabwuza Tabita. Reka mbanze nkubwire Tabita. Tabita ni imfura nyayo iri pure, ivuka mu zindi mfura, ino mpamvu watangiye kubagambanira wowe. Uzabaze Mama Diane ntaho muhuriye wowe. Ntani umva, ntani use nkubwire ngo iki, nta n'ikiganiro ateze kuguha wowe, kuko tugiye kugusobanura kantu kamwe ku kandi, kuko wamenyekanye, wagiye hanze. Ese nkubaze wowe, mu bafashije Robert urimo? Umva nkubwire we Jean Paul Turayishimiye, nkubaze, ni gute umuntu arya urusenda rukakuryaryata wowe utaruriye? Ni gute umuntu arya urusenda rukakuryaryata wowe? Ko nta mafaranga yawe wigeze umufasha? Nsubiza ishyari ryawe, wowe wigeze ufasha Robert? Mu bamufashije urimo? Uretse ishyari ugira wowe n'agashiha, shyira hanze ikintu wigeze ufasha Robert ku buryo ushobora kubuza inshuti ze, abakunzi be kugira ngo bamufashe. Usibye Tabita yagize, wamukoreye igikorwa cy'urukundo, agatabaza, agashaka ubufasha bufasha Robert. Wowe wakoze iki? Mu batanze ubufasha urimo? Ese ubundi reka nkubaza, buri muntu wese uzajya umugambanira wa kagabo? Buri muntu wese uzuye umutwe ushaka umugambanira? Ngaho urashaka kwicisha General Kayumba Nyamwasa, umugambanira bikakunanira wowe?
ubwo se uri umuntu wagambanira genero ngo muteye kudeta muri RNC birakunanira nta nicyo washobora buriya ubugambanyi bakita agashiha nakita agatima kabi nakita agashyari ntacyo bageraho kamere yawe n'ukureba uri umunyeshyari haku ubundi ndumva bindya pe reka mbivuge mbanze mundebe neza niko turayishimiye we umugore wawe wowe kuki utamubajije urinda ujya guhwihwisa ubugambo butari bwo ngo yaryamanye na B atari rimwe atari kabiri ari kenshi cyane kubera icyo utamubajije ko batigeze baryamana ishyari ryawe uriterwa n'iki ese ubundi banaryamanaho wamugambanira kumwicisha wowe ukamuta mu maboko y'abanzi wowe Jean Paul turayishimiye wowe Ben yari inshuti ya benshi Ben yari imfura Ben yari umugabo w'icyerekezo ufite ibitekerezo bizima icyo tugusaba ni kimwe gusa fata mikoro ufate kamera ubwiza abanyarwanda ukuri umwana wacu Ben wamushyizehe wamugambaniye ute wimwarira kuri afande Kayumba kuko ntahahuriye nabyo uramumwariraho wowe urashaka kumwegeka urusyo se ko ari wamwishe amakuru turayafite jya kuvuga yuko mwiganye na Makenga wowe Ben akabyemera kumva ko uri mu maboko mazima wowe Ben akumva ko ari mu maboko mazima uraje sasa ubona isi kote ese reka tubwizanye ukuri mu by'ukuri wumvaga wowe ko mugiye gukora igisirikare nk'uko Rwigema yabigenje wowe igisirikare wagishobora ko wavuye mu gisirikare ariko Poro wari uzi igisirikare ki warinda ujya gutuka afande Kayumba ukamumenyera ngaze mukore deba imagine kweri ko Poro warindaga abana ba boss ariwe Kayumba Nyamwasa none ngo akore debate nawe ko Poro na genero nta n'amahuriro na buse niye nama wamugira wewe wakora debate na genero wakomeje ukicururiza ka YouTube kawe politike ko ntayo wiyiziye wa mugabo we ko habe n'ubusuzi bwa politike nugukurura ubukuru nabwo utazi udasobanukiwe hirya no hino ugapfuka kubikubita kuri social media banyarwandakazi uwo mubona inyuma ya kamera ntago ari we Jean Paul inyuma ya kamera aba ari inyamaswa imeze ngo ishaka kurya umuntu kuko ni inyamaswa mbi inyamaswa y'umugambanyi y'umuhemu ariko reka tuvuge neza nk'imfura
ducishije make. Jean Paul, fata mikoro uvugisha ukuri, ubwire abanyarwanda ukuri kose kwambaye ubusa rwose, ubabwize ukuri aho umwana wabo wamushyize, usabe imbabazi, uvuge yuko wamushutse, umanike amaboko uvuga ati wenda nanjye ntago nari mbizi yuko yaba yaragiye mu maboko mabi akaba yanagira ikibazo agapfa. Ati numvaga wenda ko twaba tugiye gukora igisirikare. Vugisha ukuri. Hako se ubundi wowe nyagupfa we. Ubundi se ko wari uzi ko mu birunga huzuye M23 urinde wohereza abana b'abandi kugira ngo bapfe bapfireyo, wunguka iki? Wunguka iki? Usibye amaraso yabo aguzagusaza, ni igiki wunguka wakagabo? Wumva ko guhemuka bizakungura iki? Icyo ngusaba ntuguhaguruka ukabwira abanyarwanda, itege mikro uvuge byose uburyo ki wahemukiye Ben Rutabana, kuko nutabivuga turaguha isi yose, kuko amakuru yose turayafite n'uwo wamugemuyeho turamufite, na gihamya kirahari. N'ibyo mwavuganye bwa nyuma turabizi. Uretse rero sasa wowe turagufite ikintu cyagucungura, itege kamera usabe imbabazi abanyarwanda bose, ubabwire uburyo ki wenda wamugemuye utabizi, ariko kumugemuraho waramugemuye. Umanike amaboko usabe imbaga y'abantu y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi imbabazi, bazakubabarira. Ariko nutabikora isi yose irakota. Niyo mpamvu uhorana ubushiha, uhora ubona usuherewe utishimye, n'amaraso yose wagiye umenagura, uhemukira abantu, wirata ku bucano uvuga ngo aba diaspora bose ngo mureke gufasha Robert. Ese utekereza yuko wowe umutima ufite ariko abantu bose bawufite? Utekereza ko umutima wo guhemuka ariko abantu bose bawufite? Ubu se Robert uko abayeho wowe ahubwo ni kubayeho? Dukeneye kumenya amakuru ya Ben, kandi cyane cyane ntago ari twe gusa dukeneye kumenya amakuru ya Ben, ku buryo ki wamugambaniye, n'umuryango we ukeneye kumenya umwana wabo yagemuwe he, yagemuwe ate, yapfiriye he. Bagize Imana n'ayo magufwa mwayabashyira mu cyubahiro bakamwishyingurira. Ese ko yari kumwe n'umuhungu wa Deo, nawe dukeneye kumenya byagenze bite. Umva nkwibira ibanga, inama iri kuba Mbarara uyu munsi ntayuzi. Nushaka witege kamera ubwize abanyarwanda n'abanyarwandakazi ukuri, ndetse na family ya Ben Rutabana, kuko nutabikora ikizakubaho uzakirengera. Nkwibiye ibanga,
nabonye ejo bundi wisobanura kuri Rutabana kukuntu byagenze uficika ukuri turagufite, ariko turashaka kuki wowe ubwawe uzakwishyirira hanze. Ese ubundi wagiye wubaha abantu bagukurikira kuri kamera? Ugiye kuri kamera wihaganyura mu menyo bari ibikiba wariye byaguhaganyemyemo, wagiye ubanza ukabihanyaguramo ukabona kubaha imbaga y'abantu ibigukurikiye kuri kamera. Ibintu byose bivuga utari serious. Ni amaraso ya Ben ayo ngayo niyo yagusazije wowe. Tangiye gusamba ukubita akaboko hirya itera agaceke n'itera ry'inyawurindi ukabivuga useka. Abantu barababaye. Uzi kutishingurira umuvandimwe, uzi kutishingurira umwana, wowe uravugwa usa nkaho utabyitaye, usa nkaho utababaye, nuko uzaho wamushyize. Dukeneye umuvandimwe wacu, dukeneye kumenya wamujyanye ute, yajyanye nande, yagaruye aho byarangiriye nihe. Ako Jean Paul asuzugura base, umaze kumwoshya, umaze kumuroha, utangiye kwikundishwa kuri famiye. Imagine wowe ubwo wari uzi ko bitazamenyekana, abantu batazakumenya wowe urimo kumuteranya na Kayumba Nyamwasa. Family urimo urayiteranya na Kayumba Nyamwasa, uragiye wihereranye Tabita, uramuvugishije, umuhamagaye kuri koro ngo mukorane ikiganiro nk'inshuti, atazi ko ari wowe wakujeho ijosi rya Ben, ari we musaza we. Nta n'isoni. Ese ubwo uzi ngo mama Diane atekereza iki? Cyangwa Diane? Cyangwa umuryango wawe Rwigara? Wowe chunga sana, chunga sana, turagufite wowe. Ahubwo wowe bagutinye. Aho umuntu wavuye mu gisirikare uri koporo wowe ushobora kubwira ute Kayumba afande genero? Ahubwo bakudipoting, ahubwo wazahemukira n'abo bazungu. Umuntu uhemukira mwene wanyu, umuntu uhemukira umuntu mwabanye, umuntu uhemukira. Ahubwo se ugura utarahemukira abazungu n'ukuntu nabonye uteye, uri umunyeshyari rigezaho. Reka nkubwire wa mugabo we, witonde, witonde, kuko aho uri naho ngaho uri, uko wahageze kose turakuzi. Imana yazana hagukura kubera ibihemu byawe ikakugeza habi kurenza aho wavuye. Ibi byari imbozi, turakuburiye. Noneho nutajya imbere ya mikoro ubwiza abantu kuri wowe, ndagaruka nisize insenda amakuru yose nyashyira hanze, n'ibyo umugore wawe byose, uburyo wagambanye kose, n'uburyo filime yizinze yose. Wowe nutumva kino kiganiro ngo uhinduke witege kamera usaba imbabazi, ndaza nisinze isena, ndaza atari ngewe. Bye.